ndangira nge umushaka umukobwa mwiza nzamukura hehe ng'umugeni mwiza nzamwerekwa n'ahandi ndangira nzajya kumushaka azaza twishime twongere dushishe asusurutse igitaramo maze dutumire inshuti ye azazanira urugwiro urugo n'urugerwa ndangira nzajya kumushaka
nziza kuri mwese kandi mukomeze kugubwa neza. Pasika nziza waremeye abantu bari mu butayu, yabaturaga umubiri kugira ngo bave mu buretwa mu buryo bw'umubiri. Pasika y'uyu munsi yabatura ubugingo, kuko ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Twifuje kugira pasika nziza y'agakiza twahawe na Yesu, abantu bose bakira agakiza mu izina rya Yesu Kristo, mukabera w'Imana abwiriza ijambo kutuka navuga mu izina rya Yesu. Turagushimye kandi dufashe mwami, iyi gahunda yose uyiyobore, ubane natwe, utanyane natwe kandi usozanye natwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Mubyeyi ndagira ngo mudufashe kugira ngo mutwakirire izi ntore zaje zitugana, kuko zifite uwaje zirangaje imbere ariko nta hangara yo kureba mu ruhanga rwe. Mudufashe rero kugira ngo mutwakirire izi ntore. Murakoze, murakara. Oscar arabetara ariko iranyuka ndakwibuka nitwa uri umuryango wa Innocent. Izina mperuka twigana ariko buriya ntabwo nakwibuka. uzi ko wabitangira ze urabona turabakiriye rero mwiyumvemo ikaze ahangaha mu muryango wacu ni amahoro, kandi abaje batugana kuri twebwe bari umugisha. Tubahaye ikaze rero, tubahaye ikaze. Nagira ngo atari ibyo gusa, ahubwo mpamagare ikambere bigire hafi. Ubu ni ubuki bw'ino ahangaha mu Busanza, aho mukunze kwita mu Majyepfo. Maze rero ndibwira ko bamaze gusenga kandi bagize bati pasika nziza. Ngaho somaho maze umbwire nimba bidakunze ndakugana. kanongere burya rimwe ntawe hamwe ngo byishumuke kugira wumve umuntu wa hepfo ngo abashireho haruguru, dore ko haruguru buriya utagira unyumva wowe ngo wepfo uri uzamuka usubirayo ugeze aho wese, ariko kumwe uzamuka amanuka bimeze bite? uharuguru awusubiza uti wowe ukomeza uzamuka umanuka, nanjye komeza umwihere. murakoze cyane. ubuzima bwacu maze rero aho Imana dukunda abashyitsi. Ikindi kandi umuryango wacu dukunda ibiganizi. Nuza kubona rero hari icyo watwunganiraho, bakubwiye ko turi mu gitaramo cyo gushima Imana, kandi ndibwira ko nawe ubizi kundusha. Turashima Imana ku bwa pasika y'uyu munsi, ariko kandi nawe ubwo tugezemo turakwakiriye. Hamwe nabo muri kumwe rero mwiyumve mwikaze. Uyu ni umunsi mwiza Imana yaduhaye ngo tunezererwemo, nawe rero wishimane natwe. Urakoze cyane. Rero mubyeyi nk'uko wacu tugana, kandi nk'uko umubyeyi yakwakiriye aragira ati rwose umwanya wo turawuguhaye ku ijambo ryo ntawariguha kuko urarihorana. Ubwo kandi bati turakuzi neza ko watojwe neza, ntabwo kwisanga bivuze dusanze ahubwo bivuze kugubwa neza ugatekana. Murakoze kandi murakara. Iyo ndi mu muryango mpakwaho biba byiza iyo mvuze negeye hejuru kugira ngo n'ibyo mvuga birusheho kumvikana. Nkabisabye uburenganzira rero kugira ngo nuza kubona negeye hejuru mujye ngo nimpagaranze ni mu rugo, ahubwo mwumve ko nabisabye uburenganzira. Murakoze. Murakoze. Njye rero uhagaze hano mu izina ry'umuryango wa Kosima. Uyu munsi ni umunsi mwiza, nkabamagariye umuryango wa Kosima muri kino gitaramo. Ubwo rero nahagurukaga nza n'uno muryango wa Innocent, umuryango wo kwa Kosima nk'uko usanga tubigenza umuco wacu. Barambwiye bati nugenda ukagera kwa Innocent, turabizi ko bahura ibirori, ni nayo mpamvu ariko twahisemo kuri umusozi tuzagende, ariko ntazagende ukuboko
burya batuma amasabo ntagasabire nk'isigati. Ubwo rero nk'uko umuco nyarwanda ubidutegeka cyangwa uko twawusanze, icyo dusabye kandi kuwusigasira kugira ngo tuducikaho tugahinduka icyo. Niyo mpamvu muri kano kanya njya guhaguruka nababwiye nti mu intore n'ubundi wacu haba intore z'intoranywa, mu intore z'inkajogwa, ntimwumve nkandagira amabigi. Bampaye intore ariko ngenzibera ku ruhembe, ariko hari n'abangaragiye. Mu muco nyarwanda rero iwacu twasanze ibwami wajyaga guhaguruka cyangwa umwami yahagurukaga ntiyagendaga wenyine, yajyanaga n'abamugaragiye. Nanjye sinajya jyenyine rero. Ni muri urwo rwego ngira ngo nyakubahwa Damascene unyemerere ujye juru, kandi maze nk'uko mbibasabye unyemerere mpamagare ab'iwacu. Tugira abanyabigagara, tukagira n'abanyabyuma. Abo bahoze ibwami n'abatwaraga inzoga z'umwami cyangwa se ibyo umwami akoresha, ndetse n'abatwaraga ibisabo n'amata kugira ngo umwami nagira ku rugendo cyangwa se nagira aho agiye azahagere. Ibyo byose bihari. Ndagira ngo nsabe rero abanyabigagara n'abanyabyuma b'iwacu bajye hejuru maze bakore muri ya saho, baze muri uno muryango wo kwa Innocent. Baratubwiye ngo nitubagera tugasanga muri buri gitaramo nk'iki tuzabona tubaha ituro umuryango wa Kosima wabagize. Nyemerera Damascene wegereje bati ituro umuryango wa Kosima wabagize. Bagara nibo n'ubundi bateruye umurimo. Nanjye rero nagira nti abamundi barabasanga abo n'ibibonye bigagara nibo bagize isaka, ariko barangereje kugira ngo nanjye ndabona barabashije. Ubwo rero bakimara kumenya ko tuzaza muri uno muryango, twaragiye turitegura. Twasanze ariko n'ubundi koko kuza kwa Innocent kwa Kosima ni amata abyaye amavuta. Ni ukuvuga ngo ujya mu buki mwatubwiye iby'ubuki, natwe rero ubuyi iwacu ubuki nibwo duhaguruka. Ni ukuvuga ngo iyo twahaguruka nibwo twabasanganye n'ibintu. Mu kinyarwanda bahita bagira ngo ni makwe. Niyo mpamvu rero batubwiye bati ubwo muzahaguruka mugiye kwa Innocent, hari ubuki bwiza twateguye bwo kuzatanga ituro. Batari kumva kuwutanga tuzabusobanure neza kugira ngo bamenye ubutumwa bahaye. Muri iwacu Burengerazuba haba amashyamba menshi, haba Mishahi, haba Nyungwe, haba Mukura ndetse na Gishwati. Ayo yose rikabamo inzuki, kandi burya inzuki zigira amoko agera muri abiri. ndabizi na muryango jamwe kumwe n'abonye cyane, ariko ubugingo bwacu ni ubuvuzi uzi kuri buryo burabuzi cyane. Mu by'ukuri rero burya amoko y'inzuki muri abiri. Hari inzuki z'imiganda, hari inzuki zo mu mitiba no mu mizinga, akaba neza biti b'ibinyampano. Iyo twahagurutse rero tugiye ahantu twubatse, tuhakorokana ubuki bw'inzuki z'imiganda. Nyemerera rero ubuki mu bwakire ni ituro umuryango wo kwa Kosima wageneye umuryango wo kwa Innocent mu bwirire bwari muri nyemerera mu bwirire mwiza mwakiriye ituro. urakoze namushimiriye. Ndabona amaherezo azagabana nativumbura, maze rero ubuki ndabona banza bujya kumera nk'ubw'umutsefu, ariko turi bubwumve. Ugize uti ni ituro cyangwa ni intwerera? Ni ituro umuryango wacu waje gutura. Burya erega muri abantu bakomeye ibwami nta buryo batagira amaturo. Uko byahoze turabwakiriye. Reka bawushyiraho ubundi buba buri, maze rero nawe wiyicarire maze ugumye uhumeke kandi utuganirire. Ndikumva uzi kuganira neza. iterwa burya n'intero ubukunzi ugeze utumwami yayikoreraga. ntabwo umwami yikorera tubasanzemo Ndakunda. ifite uburyo cyateguwe, ariko twebwe ntabwo tuje kugira ngo duhindure gahunda cyangwa tubakoreshe icyo utateguye mu gitaramo cyanyu mwateguye. Ahubwo twari tuje gusaba ngo muri iki gitaramo ko natwe twahagurutse iwacu twaritoje, tukaba dufite ibyo twateguye muri iki gitaramo, mwaduha umwanya muri iki gitaramo natwe tugataramana namwe. Murakoze. Umwanya tuwufite kandi twemera ko tuguha nawe tukawukoresha uko uri, maze rero ntacyo twapima wageze iwacu usibe kurengera. Ndabizi cyane. Urakoze. Igitaramo kwa Kosima tugira igitaramo kuko namwe twabasanze muri abataramyi.
barataramye icyo gitaramo ngira amahirwe yo kukibamo, maze muri icyo gitaramo abana b'ibisage bari bahari, abasore b'ibigende bari bahari, ingimbi kuzamuka kugera ku bakambwe. Ibirori byari bihari, hari ukubyina, hari indirimbo, hari imigani, ibyivugo n'ibisakuzo, ndetse tugira n'akarusho buriya mu muryango w'iwacu. Ibiganiro n'igitaramo cyacu gisozwa n'umwihariko ubundi tuwacu n'umunsi muze kutwemera tukagira akanya turaza kubereka abasaza b'iwacu bagira umukino usoza iyindi mikino ari umukino wo kunyabara. Ubwo rero narahabaye no gusamba turabizi, kega burya turabe nkongo n'ejwi, turi abanyarwanda bo kugwa amasamba. Nuko turi mu gitaramo rero umwe mu basore b'iwacu yarahagurutse arivuga, ariko umubyeyi urabizi ko nta kwivuga ikivuga cy'umwana. Nanjye uyu munsi ubwo ndetse nemereye kwivuga, ndetse nawe buriya yewe ntitwajya no kunasambe hano ngo tugire, ahubwo twabyinirwa uyu munsi bakatubwira ibyo bizi ko bize kumenya. Ariko ikivugo cy'umwana kuko cyanyuze, hari amagambo amwe yanyuze igiye gusubiramo, ari naryo pfundo ritumye uyu munsi wa none umuryango wa Kosima waragize uti muhaguruke mutwere mwize ngahore maze mujye gusura umuryango wo kwa Musa mugende gutaramana. Wanyemerera akakubwira hakurya abantu babona umufunyofunyo, akakubwira umufunyofunyo ibyo uwo mwana yivuze uko biri buze kutujyana mu gitaramo cyiza. Twicisha amatsiko rero abantu bose bateze amatwi. Asa ku ntera yagize ati ndirwemo rutimirwa, arongera asubizaho ati ntimbarega gutebuka, arongera agira ati ngewe ndi Misaya yazo ubwana yanyuze ubwanwa, ndashaka kugira ikirenge cya data na sogokuru, shaka kuba gusasirwa ngasekurwa ndambiwe kubigana amakirambi. Arongera ati kandi uko mu ndebo ukunze ngirwe n'urugamba rw'urukundo rw'ukuboko rwanjye, abana aho batukuguma ati nkaba nkubita y'imanzi ibyo kwambara umwana. Twamuhaye amashyi, abana aho turishima, ariko nge nk'uwari uri mu gitaramo, igitaramo gicukije aranyegera, kandi nanjye nagira ngo nyegere asobanure neza. Arangije arambwira ati buriya ibyo nakubwiye ntabwo nagiye kure y'ukuri, ahubwo nuko nazimije inganzo. Nanjye ndamubwira nti rero buriya kubera gutarama ntacyo wavuze ntumvishe, ahubwo cira ku mayange. Kuzenyuzwa n'urugamba rw'urukundo rwo kubaka urwawe, ubwo urashaka kumbwira ko kuze? Ati kandi nabivuze kandi nkumbwira ko Misaya yazo ubwana yameze ubwanwa. Ni none se ko kugira ngo umuntu agere mu kigero abaza agakunda, warakunze urakundwa? Arambwira ati narakunze ndakundwa. Ni ngaho nyibwirira niyo warakunze urakundwa. Arambwira ati narakunze ndabakundanye nande se sha musore? Ati nakundanye n'Uwimana. Uwimana se wo kwande? Uwimana wo kwande se? Uwimana krini yase? Ati wabimenye kuko rero imiryango yacu isanzwe isingirana tugahana inka tugahana abageni, byabaye byiza cyane ndetse icyo gitaramo n'iki kivugo cy'umwana. Ndavuga ati niba ari kwa Innocent biroroshye cyane. Gusa nk'uko imihango isanzwe ya Kinyarwanda sinagomba guhaguruka n'abandi kohereza umuranga. Twashyize umuranga araza atubwira ibigwi by'uyu mwari, nubwo kayosaga tubizi ariko tunezerwa cyane. Umuranga amaze gusohoza ibyo yagombaga gusohoza, nibwo nanjye nongeye mbwira umuryango nti umuranga yaduhaye raporo nziza. Umuryango uti none rero n'ubundi komeza ube intore zibere ku ruhembe, ongera uhaguruka ugende none ujye kuganira n'abakuru. Narahagurutse Damascene urabizi, mu minsi yashize nayo tujyana ikiganiro, mpaguruka nje kubaza ko uyu mwari ari muri uyu muryango, kandi za kubaza ko nta wundi waje abaza n'ibyo naje baza muri uyu muryango. Mu yandi magambo naje gusaba irembo ngira ngo ni muri imbere ngifate. Ubwo narahagurutse turaganira, irembo murarinyemerera, irembo ndarifata. Nabazaniye inzoga yifata rembo, ariko uyu munsi none zifite inzoga ubwo amaraso ya Kristo Yesu ni imitobe. Ubundi mu Kinyarwanda bayitaga inzoga y'indangakirari, indangakirari barayibonye. Nazanye n'ibindi bimenyetso yifata rembo, yewe n'inka yifata rembo narayizanye. Uyu munsi wa none rero ubwo najyaga kugenda warambiwe tushake gukubiriza umushyire ku biti by'amarembo kugira ngo tuzagira unduza, cyane cyane ko ari ku muhanda, kandi hari abantu bakunda kuva hakurya za Bunyabungo, burya Bunyabungo ngo bihuta cyane, akazagira unduza akaza avuga ibyo wavuze. Ndakubwira nti rwose icyo ni icyanjye. Uranasaba utese urasigane, ndakubwira nti kuri ubu ngubu ikoranabuhanga ryaraje,
ni password ntabwo ari bukubwire ariko nahasiga password uzajya bose uzabibona urangije urambwira uti nubwo ya password ariko ntacyo wambishe password ngomba kumenya ndakubwira kandi kubwiye ntacyo wabishuka burya ngo umuntu wishuka iki uratabwa kandi burya nta n'uwishuka hishamo nubwo nakubwiye ko password yacu ngo igizwe n'abagabo batatu Uwiteka Imana nyingaho umwami Yesu urukawe niwe nasize ku biti by'amarembo kandi uyu munsi ninjira wabonye ko turamukanya ariko na hariya nagira haleluya sanga ibikaramira uyu munsi wa none rero nahagurutse kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu dukomeze igitaramo cyacu kandi n'ubundi niba munyemereye nyakubahwa Damascene mwambwira nkongera n'ubundi ngakora imihango igendanye n'uyu munsi wa none murakoze maze rero abo umuryango bari baguteze amatwi ntabwo nzi ko basobanukiwe niba basobanukiwe iwacu ntidusabwa amashyi iyo ibintu ari byiza dutanga amashyi n'impundu impamvu rero utayumvise baracyategereje gusiganura neza kugira ngo kandi abumva ikinyarwanda ni benshi ariko ikinyarwanda barushaho kutumva ari benshi impamvu umubyeyi Imana yakoje niba aba bantu muri kumwe bamaze kuvuga ijambo ry'ikibagenza n'ikivugo cy'umusore wanyu tumaranye muri kumwe mubajije n'ikibazo umuryango wacu mu by'ukuri tubonanye babyumva ko nanjye ariko narindi ntekereza ko impamvu basa n'abababaye mwayobye kandi ndavuga nk'umuheburayo kurikije amagambo wavuze mwayobye cyangwa ni ikinyarwanda kimwe cyo kuyuka gutigita kandi numvise ikinyarwanda ukizi nagira ngo rero usobanure amagambo neza mwavuze ko umusore wanyu yakundanye n'umukobwa witwa Uwimana Terenia twebwe hano mu Busanza cyane cyane mu birori nk'ibi by'umusango nyirizina amazina umubyeyi yise umwana we tunezezwa no kumubyeyi akomeza kwitwa izina ry'umubyeyi uwo mukobwa nawe dufite hano ndabivuga nk'umuheburayo umukobwa witwa Uwimana Terenia ntawe uri hano abanyamuryango Uwimana Terenia turamufite Uwimana Terenia arahari mumvuguruze nabaze bwiriza ijambo ry'Imana hano sinajya no kubeshya ariko Uwimana Terenia ntawe uhari burya biba byiza iyo uvuga uzimiza bibona byiza ko kukugarura biba hafi niba mudafite Uwimana se nta n'umurega mugira muri umuryango komeza se cyangwa uvuge niba uretse kuri mu rugo iwacu ntabwo amagambo yagushiraga Oscar karabe ntubihindure kuko ndabizi ko wageze aha kandi irembo turariguha nubwo atari ibyawe Imana ahubwo wamaze kubyumva neza nabyumvishe kandi mwakoze kandi burya ngo abakirana bazi bereka utunogo niyo mpamvu igitaramo kiryoha ariko murakoze cyane mu by'ukuri rero uyu munsi ntabwo naje kongera gufata irembo sinafata irembo kabiri ahubwo uyu munsi naje gusaba umugeni nafata irembo nkaba ngira ngo rero nyakubahwa Damascene iryo jambo si ijambo rivugwa umuntu arivugisha amatama gusa nagiraga ngo nongere nsabe abanyabigagara bacu n'abanyabyuma bajyejuru baza n'imitwa nk'uko umuco nyarwanda ubyemera munyemerere umuhango wo gusaba umugeni muno muryango aba ari nkurikiza murakoze nakubwiye ko naje muno muryango uzanye nk'indakirari uyu munsi rero nazanye inzoga y'urusabisho ariko mu kinyarwanda cyacu cy'abakirisitu n'umutobe wo gusabisha ariko ubusanzwe ni inzoga mu kinyarwanda yari inzoga kandi ubu ngubu mu kinyarwanda n'ubundi duhagaze mu muco basabishaga inzoga abanyarwanda ntibakinywa inzoga abanyarwanda mu nzoga akaba ariko rituma inzoga uri umurokore rero ndi umurokore wa Kristo inzoga icike mu kanwa kawe inzoga yacitse mu kera niyo mpamvu twinywera ariko buriya niba arizo wazanye nazanye imitobe ariko isimbura inzoga zabo zo mu kinyarwanda niyo mpamvu mumva zigarukaho
niyo mpamvu n'ubundi baza kumbosha kuzongera kuziga oya ntabwo nakongera kuziga ahubwo rero niyamuca ubundi nazanye ureye niyo mpamvu bituzimiza si inzoga si n'imitobe ahubwo aba ari umuki watubwiye uti ubuki kubanza ari umukipfu burya umukipfu wacu ntabwo uraza ariko nabo ni agatize kazaza ahubwo uyu munsi kubera y'amashyamba nababwiye barambwiye bati ubwo mwari mwataramiye mukageraho gufata irembo nusubire ugiye gusaba umugeni uzajyane ubuki ni ubuki bwo mu ijambo rita mishahi mishahi urumva mu ijambo gushahira icyo dushahira ni urukundo ni nabwo rwatugejeje muri umuryango munyemerere mwakire rero ubuki bwo gusaba umugeni kandi munanyemerere babyeyi beza nimumara kwakira ubuki n'ibikurikiraho mu bijyanye no gusaba umugeni nabyo ndabyiteguye murakoze nagira ngo sabe Gaira maze rero ushakire uturahure dusogongere ubuki busaba umugeni barambwira ngo umucupa azawuzana asinze ubwo yazanye niba buruta ushobora kutamuha umugeni rero yitumye maje akazana ubuki bworoshye asize ubukomeye cyangwa ni uko ubona ujya gushusha n'amazi ukagira uti yabaye gereranya nawe dore wanjye ndabona gereranya rero hari isano bifite uretse ndabyimenye reka ne kuvuga benshi ndavuga benshi igiko kizeye nagira ngo rero nsabe abantu b'iwacu nimba ibintu yavuze mwabyumvise kandi rwose ntabwo mvuze ko ngo nimba mwabyemeye ahubwo nagira ngo tubereke umuco wacu uko uteye harya tubigenza dute mfite amaboko buyumbo akaba ari isuka yatangwaga mu kinyarwanda isaba umugeni ndagira ngo nyemerere inakirire iyo suka nk'umunani wa mbere ntigenda yonyine rero ijyana no shirisha bishanga ndagira ngo uzitegereze nazo urebe neza cyangwa se niba iyi ngo bayita ni mbogo na buyumbo mbogo na buyumbo ni izina yahawe mu Rwanda ubwo ugiye kubisobanura ugiye gusobanura ko ari isuka isabwa umukobwa igenda mu minani ya mbere isaba umukobwa nyakirira kuna rusikari batwamwingiye se twagira ko nta nubwo mwibeshye kunyemera kuko ntakina kwinshi ndabizi ko rero muri abatuzi iyi nayo ni imashini muzi ko igihe tugezemo kera rwaragiraga mu nzuri inka tukahashyira ku musozi ariko ubu ngubu turi gahunda ya leta saha ureba urahazi ko hitwa aha ni isura cyane ntazi bongeraho ngo niyo amata adahenda aho bashobora bemerera karenga cyane ni nayo mpamvu rero nazanye imashini yo kwahira ubwatsi zanya nazo ziri mu biraro zigiye zahira ubwatsi iyo mashini bayita nta joro ridahinga ubwatsi munyemerere rero myakira umunani ya mbere nta joro ridahinga ubwatsi inka nijya urara mwavuze rero ko mugira mukenera n'ibicuba kuko bizi ko izanyu zibona zeza ninde wabivuze bizi mu muco wacu kandi iyo turi gusaba abageni nk'uko usanga dusanga n'umuryango twabazaniraga n'ibi bicuba mpamvu rero Oscar wabonye tubanza ijambo ry'Imana yego tuba tugira ngo tukwereke abo turi ntitubeshya rero kandi ntitubeshyera ugize uti iki ni igicuba igicuba ubwo ngubwo iyo umbanje igicuba se nta kibumbiro umpaye uzajya ndahira ariko se ko nyiramaso yerekwa ubuze dore ngiki n'ubundi birazanye uwo mukanya urambwiye uti ndakira iki none bizaniye rimwe uturambaza igicuba usize abase nyine n'inkota no yifasha akarumba nabwirwa n'ikiza kwikisa akorewe ugifite oya n'ubundi byose ni ibyawe ibyo ureba byose ni ibyawe nanjye mugane wakanjegera icyo ufite nicyo kibumbiro wazanye icyo kibumbiro nazanye kimukanira kiri mabuye noneho kibukanwa hari n'inka iba yabyaye burya mu kiraro utabona kwigeza kwibuka ubwo ugafata ikibumbiro ukagenda ukayidahira inka rwose ntigire ikibazo urakoze
none rero ubwo washingiye kutuzanira iminani ntuze kumbwira ko bisimbura inkwano. kirazira iminani yibanze isimbura inkwano. Waje wikwije rero. naje wikwije rwose. reka nze bajya ku banyamuryango yatse irembo turarimuha, hanyuma kandi tumwemerera ko azaza umuryango wateranye agasaba umugeni. Muramwiyumviye rero, murabona akwiye umugeni muri uyu muryango. Nagira ngo mbere yuko tumukosha mbaze ba nyirasenge barahari, basaza be barahari, ngo abahaye umwanya wo kuyobora iyi gahunda. Buriya afitanye n'icyo azi neza buriya Gaira, ariko haryoheruka mu kinyaga aguhaye ruswa rero. Ngwino hano sha Elisa tumutana tubizi burya nawe uheruka mu kinyaga. Umugeni aramukwiye. Yego wumvise uvuga ya Osikari utashaka kuvuga ubutunzi, ariko basobanura n'ibyo biteza rero kumukosha. tuvuga kuri Osikari wibuka yasaga ruswa uko yabimeze kose iranirwa, ruswa uko yabije kose iranirwa, ariko uko icyo navuga kuri Osikari ndamurebera mu muryango mugari bari kumwe, ntabwo ndi mu murebe wenyine. Yaza kuba wenyine nari kumushinja amakosa menshi mu mvugo, myifatire, ariko nawe nkamukuraho kubera ko agahugu umuco akandi wako. Ndamurebera mu isura y'umuryango wose, ibyaha bye arabibabariwe, kuko abahanzi niba kwanga ubuvuzi ntago amwemeye tuzamubona. Oscar karabe